Turi muri gahunda y'umutumirwa mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda. Kuri iki cyumweru tukaba twakiriye nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburasirazuba ni Madame Kazayire Judith, aratubwira ku ntambwe imaze guterwa mu bijyanye n'umwe n'ubwiyunge mu ntara y'Iburasirazuba. Nyakubahwa guverineri, ikaze kuri televiziyo y'u Rwanda. Murakoze. Mu gutangira, nyakubahwa guverineri, mwatubwira muri no ntara y'Iburasirazuba gahunda y'umwe n'ubwiyunge ihagaze gute? Murakoze. Hano mu ntara y'Iburasirazuba navuga ko ubumwe n'ubwiyunge buhagaze neza. Abanyarwanda batuye intara n'abayigenda babana neza, barafatanya mu bintu byose, kandi tuvomye no mu cyerekezo rusange cy'igihugu cy'ubuyobozi hagiye hakoreshwa ingamba zitandukanye, zirimo inkiko gacaca, zirimo gahunda y'abunzi, zirimo ndetse havubaha inteko z'abaturage aho bicara bakaganira bakareba ikibateza imbere kurusha ikibatandukanye. Ikindi twishimira nuko iyo urebye hirya no hino mu ntara hagiye haba n'imidugudu y'ubumwe n'ubwiyunge. Hanatanga nk'urugero nk'uwa Bugesera ndetse na Kayonza, aho abantu bafite abantu babo bakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abiciwe abacitse ku icumu bahura bagasabana ndetse bakagira n'ibyo bahuriraho bakungurana no kuri gahunda z'iterambere. Tubona rero muri rusange turishimira ko umwe n'ubwiyunge buhagaze neza mu ntara yacu y'Iburasirazuba, tubikesha ubuyobozi bwiza. Nibyo muravuga yuko intambwe imaze guterwa ishimishije. Noneho niki mukora mu rwego rwo gusigasira ibyo byiza mumaze kugeraho? Murakoze. Icyambere dukora ni ugusigasira amateka kugira ngo adasibangana, abanyarwanda bejo bakabura icyo bareberaho. Twumva cyari ikintu gikomeye ku bumwe n'ubwiyunge. Icya kabiri ariko tunakora, dukomeza kwigisha abaturage, tukabona binatanga umusaruro, kuko iyo tugereranyije nk'ibihe byo kwibuka byo hambere n'ibyo uyu munsi tubona ubwitabire bw'abaturage bose buri hejuru, ku buryo bigaragara ko abanyarwanda bamaze kwakira amateka yabo ndetse bafite n'ubushake bwo kugira ngo bayahindure. Ikindi dukora ariko mu rwego rwo kugira ubwiyunge mu buryo burambye, dufatanyije na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, ni ugukwirakwiza imfashanyigisho mu mashuri ndetse no hirya no hino hahurira abantu benshi, kugira ngo abantu be kwibagirwa iyo gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Ndetse n'ikindi cya vuba tunashima cyane, dushimira Unity Club Intwararumuri yatangije ni amahuriro y'ubumwe n'ubwiyunge ku rwego rw'uturere. Uyu munsi mu turere twacu hafi ya twose tumaze kugira ayo mahuriro, kandi twiteguye kuyakoresha neza kugira ngo azagire umusaruro. Ibi byunganira na gahunda y'umurinzi w'igihango, aho abanyarwanda bamwe bagize uruhare mu kurengera abahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi, bakagaragaza ko hari abantu koko batabigizemo uruhare kandi batatse ku icumu. Tukumva nacyo hari ikintu cyiza gituma abaturage barushaho kubana neza mu bumwe n'ubwiyunge. Nyakubahwa guverineri, mukomoje kuri gahunda yo kwibuka. Niba nibuka neza, ubwo mu Rwanda hatangiraga icyumweru cyo kwibuka ku nshuro 23 jenoside yakorewe abatutsi, hano mu ntara y'Iburasirazuba hagiye hagaragara ibikorwa bipfobya cyangwa se bihakana jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo ari byinshi, ariko se noneho niki kirimo gukorwa kugira ngo nabo bakeya bagaragaye batazongera kumvikana muri no ntara? Murakoze. Nibyo koko hari abagiye bagaragaraho ingengabitekerezo cyane cyane mu gihe cyo kwibuka. Icyambere dukora ni ugukomeza kwigisha abanyarwanda, gukomeza kubumvisha ko amateka mabi y'igihugu cyacu ari ayacu, ariko n'urugendo tumaze kugenda mu myaka 23 ishize tubiyobowemo n'ubuyobozi bwiza, nabwo twarugendanyemo nk'abanyarwanda. Ni byiza ko rero ko dukomeza kugendana nk'abanyarwanda, tukubaka igihugu kugira ngo amateka ya kiranze atazagaruka. Ariko no kubatabikurikira neza batabyumva, hari n'amategeko. Iki gihugu kigendera ku mategeko, gifite inzego zubatse neza, n'ababitsimbararaho bagatsimbara ku ngengabitekerezo ya jenoside barahanwa n'amategeko. Dusoza ikiganiro cyacu, nyakubahwa guverineri, tugendeye no ku miterere y'ino ntara ubwayo, tuzi ko ari intara ihana imbibi n'ibihugu bitatu, Uganda, Tanzania n'u Burundi. Byashoboka ko muri ibyo bihugu haba hakigaragara wenda abahakana, bafite ibyo bitekerezo byo guhakana cyangwa se gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ese haba hari uburyo wenda mukorana n'izi ntara muturanye zo muri ibyo bihugu kugira ngo nabo bantu wenda bashobora kuba bafiteyo ibyo bitekerezo
bataba babyambukana ngo babe batokoza niko navuga ino ntara yanyu y'Iburasirazuba. Mwakoze. Ubundi kuba duhana imbibi n'ibihugu bitatu ubundi ni amahirwe ku ntara kuko bituma tugira ubuhahirane ndetse wenda no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ariko mu by'ukuri niyo hagaragaye sinavuga ko bitajya bigaragara, hari igihe bigaragara, ariko iyo bigaragaye dufitanye imikoranire myiza n'ubuyobozi bw'ibyo bihugu, turahura tukaganira, tugakurikirana abo bantu bakoze ibyaha, byaba ngombwa tukabahanahana. Ariko muri rusange nabo bazi ko icyaha cya jenoside ubundi n'icyaha kibasira inyokomuntu kandi kizwi n'amategeko ku rwego mpuzamahanga, nabo bazi uburemere bwabyo, ariko natwe nk'abo bibabaje cyane nk'igihugu byabayeho cyagize jenoside turabikurikirana cyane ku buryo sinavuga ko kuba duturanye bihembera ingengabitekerezo, ahubwo turafatanya no kugira ngo n'ibyo byaha byambukiranya imipaka tubikurikirane dufatanyije n'ubwo buyobozi, cyane ko muzi ko ibihugu duturanye byose ni ibya East African Community kandi dufitanye imikoranire myiza muri rusange. Nyakwa Guverineri, mwakoze kwitabira ubutumire bwa televiziyo y'u Rwanda. Namwe murakoze. Uwo rero yari Nyakubahwa Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Madame Kazayire Judith. Namwe abakurikiye televiziyo y'u Rwanda tubashimire, mukomeze muryoherwe na gahunda twabateguriye.